ubu ngubu rero nakubwira ko mu masaha make cyane ashize Perezida Ndayishimiye yongeye gushoza intambara y'amagambo ku Rwanda. Uyu ni Perezida Ndayishimiye Evariste cyangwa se Neva. Igihe cyangwa se inkuru dukesha Igihe nuko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yongeye gushoza intambara y'amagambo ku gihugu cy'u Rwanda, mu gihe impande zombi zari zikomeje ibiganiro bigamije gukemura amakimbirane zifitanye. Musubije inyuma gatoya aho muri Mutarama cyangwa se mu kwa mbere ndetse na Gashyantare 2025 Ndayishimiye yibasiye u Rwanda bikomeye cyane, arushinja umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi, gusa aza guhindura imvugo nyuma yo kuganira n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda. Yaje guhindura imvugo n'ubundi yari ari kuvugamo. Byageze aho ngaho rero tariki 27 Gashyantare uyu muperezida Neva abwira abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi ngo cyitegure kuganira n'u Rwanda nk'uko kigeze kubigenza n'ubundi mu mwaka wa 2020 bigakemura amakimbirane byari bifitanye. Uyu muperezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye cyangwa se Neva yagize ati mu rwego rwo kwirinda intambara hagati y'ibihugu byombi twemeye gukemura amakimbirane binyuze mu nzira y'amahoro. N'ibyo twakoze mu mwaka wa 2020 u Burundi bwatangije ibiganiro hagati y'u Burundi n'ubundi n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza na n'uyu munsi u Burundi bwari bucyiteguye kuganira n'u Rwanda kugira ngo bikemure ikibazo kiri hagati y'impande zombi. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu cyumweru gishize nibwo yatangaje ko abayobozi bo mu Rwanda n'abo mu gihugu cy'u Burundi bakomeje ibiganiro. Asobanura neza ko biri mu nzira yo guhagarika ubushyamirane buri hagati n'ubundi y'ibihugu byombi, ubwo ni u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ati u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane no kumvikana mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi bo mu bihugu byombi. Ubu butumwa bwa Minisitiri Nduhungirehe bwateguzaga ko igihe impande zombi zakumvikana u Burundi bwafungura imipaka yabwo n'u Rwanda bwafunze muri Mutarama 2024. Ahangaha Burundi nyine bwashinjaga u Rwanda cyangwa se gufata umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara. Ni ibirego rero rwagaragaje ko bidafite ishingiro. Mu ijambo rero Ndayishimiye Evariste cyangwa se Neva uyu muperezida w'u Burundi yagejeje ku bakristu b'itorero Vision de Jésus Christ tariki ya 16 Werurwe yashinje u Rwanda kuba intandaro y'amacakubiri ashingiye ku moko mu Burundi kuva mu 1959 ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'1996. Ahangaha yagize ati murumva mu Burundi twazaniwe ibibazo mu 1959 abivuye ku byabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo byabaye nyuma yaho gatoya, nibwo ni imbere byabayeho mu 1996. None ibihugu byacu bijye bibona ibyo bibi byose bivuye mu Rwanda, nabo nibakemura ibibazo byabo bareke kwinjira mu bibazo byacu. Twebwe mu Burundi nta muhutu ndetse nta n'umututsi, turi abarundi, ni nabo bayoborera ku bwoko, ibyo birabareba. Ahangaha nakubwira ko Ndayishimiye Evariste cyangwa se Neva uyu muperezida w'u Burundi we yavuze ko mu Burundi nta muhutu n'umututsi, mu gihe ashinjwa umugambi wo gushaka kurimbura abanyekongo b'abatutsi afatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe ya Wazalendo. Uyu mukuru w'iki gihugu kandi yagaragaje ko u Burundi buri mu bihe byiza kuko ngo isi yakanuye ntikigendera ku mabwire, ijya kwirebera ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abwira abakristo kandi bari bateraniye muri urusengero ko iki kibazo gishobora kurangirana n'igisibo cy'iminsi 40.
Perezida w'u Burundi kandi Ndayishimiye Evariste cyangwa se Neva yongeye gushinja u Rwanda kugira umugambi wo gutera u Burundi, gusa ngo ntibizakunda kuko ngo bufite ingabo zigaragara n'izitagaragara. Yifashisha ubutumwa buri muri Bibiliya mu gusobanura ijambo rye. Ahangaha niko amakuru dukesha ikinyamakuru cyandika Igihe niko cyanditse kabisa. Amwe mu magambo yababwiraga aragira ati erega ibyo barota ngo baratera u Burundi ni ibisazi, njye mbyumva nk'ibisanzwe. Anumvisha bavuga ngo urumva ingabo z'u Rwanda zirakomeye. Iyo muhamuzi nanjye ingabo mfite, iyo baba bazi ingabo nanjye nifitiye ubwanjye, bazimenya batese bataganira n'Imana ngo byibuze ngo inabereke ikijya mbere. Uburundi bufite ingabo iziboneka n'izitaboneka. Aya ni amagambo Neva cyangwa se Ndayishimiye Evariste we yabwiraga abakristo nyine, ubutumwa nyine abo kura mu ijambo ry'Imana, avuga ko Uburundi burinzwe cyane. Ndayishimiye yavuze ko muri Kamena ndetse na Nyakanga mu mwaka ushize w'2024 ngo Imana yarwaniriye Uburundi intambara ikomeye cyane, kandi ko mu migambi y'umwanzi ubutegetsi bw'igihugu cyabo butari kurenza ukwezi kukwakira k'uwo mwaka. Ubu ngubu rero ni ubutumwa Ndayishimiye Evariste cyangwa se Neva perezida w'u Burundi yari arimo abwira abakristo be mu rusengero aho yari yateraniye, gusa yifashishaga Bibiliya. Ngayo nguko rero aya niyo makuru yaragezweho ubu ngubu. Ndayishimiye Evariste yongera kugira igitekerezo nka kira, ndetse nk'uko twagiye tubivuga mu nkuru zabanje, n'ubundi andi makuru yose cyangwa se n'izindi update news ko tugenda natwe zitugeraho turagenda tuzibagezaho 5 kuri 5. Icyo nagusaba ni ugukora subscribe nimba utarayikora, kugira ngo n'andi makuru mashya cyangwa se ndegezweho yaba mu Rwanda ndetse no mu karere azajye akugeraho kabisa 5 kuri 5. Share ndetse na comment biba bikenewe kugira ngo natwe tumenye ngo se ibintu tuba twabikoze gute. Reka mbabwire ngo love and peace.